turabashimiye tubahaye ikaze turi kumwe na Christian Kanangere abenshi bamuzi mu bijyanye no gusiganwa mu modoka. Umwaka ushize 2024 yatwaye shampiyona yo gusiganwa ku modoka mu Rwanda mu kwezi k'Ukwakira ukwezi kwa 10 yatwaye Huye Rally 2025. Christian, turagira ngo kubirenza ibyo mutubwire mwisanze mute mu mukino wo gusiganwa n'imodoka? Urakoze Kayitare, mbanze mbashimire kuri uyu mwanya mwafashe kugira ngo tuganire. Amateka yanjye na rally ni amateka y'urukundo. Byatangiye ndi umwana, burya ibintu byinshi bya siporo n'urukundo rwa siporo bitangira mu myaka ya kare ya mbere. Ndi umwana rero hari isiganwa rya Huye, icyo gihe ryari rizwi cyane, ari naryo ngira ngo byatumye rally mu Rwanda rimenyekana. Umubyeyi wanjye rero aza kutujyana, njye nabo tuvukana, nibwo bwa mbere nari mbonye imodoka ya rally mu by'ukuri. Guhera umwanya namenye yuko ari ikintu rwose nifuza kuzakora, binjyamo nkura mbikunda. Ntangira rero muri federation ndi mu volontaire. Icyo gihe hari ryari mujyana nka family? Icyo gihe hari mu gihumbi 97. Hari muri 97 muri Huye. Icyo gihe bakihita Butare, na hali yaho yitwaga Khalil Butare. Ariko guhera icyo gihe namenye yuko rally ari umukino nifuza kuzakina, ndetse bituma niga gutwara imodoka ndi muto cyane, kuko natwaye imodoka mfite imyaka 9 kuyitwara, ariko byo kwitwara atari ukuyatsa gusa. Imyaka 9 birashoboka cyane. Aho twakuranye urungano rwanjye rwa bihamya, kuko mu bukubaganyi bwanjye hari nubwo nacungaga ababyeyi badahari, nkayatsa ngashiramo n'abagenzi banjye tugatembera ku myaka 9. Wabyumva kumva ko ari nkubaganye? Ngira ngo ntabwo yaba yibeshye cyane. So naje gukomeza kubikunda, nza no kwegera federation maze gukuraho gato. Icyo gihe bamana amahirwe yo kuba umucontroleur, ni ibiraka by'ubu volontaire nako nabyita, byo kubara iminota y'abakina icyo gihe bakoreshaga. Icyo gihe hari mu 2008 nari nkirangiza amashuri yisumbuye. Ariko byatumye noneho ndushaho kumva neza uwo mukino, icyo bisaba, amategeko yawo awugenga, imbogamizi zimwe na zimwe abakora umukino bahura nazo. Mbega nibwo navuga ko noneho naje muri rally nyirizina. Nyuma yabwo gato nagiye kwiga mu gihugu cya Kenya rero muri aka karere turimo nibo bafite umukino w'amasiganwa w'imodoka uteye imbere. Ngira ngo ni nabo bakiri irushanwa ry'isi bonyine rukumbi muri Afrika. Ndi muri Kenya rero nagize inshuti y'umuhinde twiganaga. Ise rero akaba yarakinaga umukino wo gusiganwa ku mamodoka, ahanjyana iwabo. Ise amaze kumenya ko nanjye nkunda uwo mukino, yishimira kuntangiza. Icyo gihe natangiye ari nk'amasomo y'ingenzi yibanze yampaye. Ndanamuvuga, yitwaga Abdul Dubai. Akajya niza imodoka muri weekend tukajyana, akanyereka ibyo nkosora. Muri make niwe wamfashije kumva noneho ya feeling nyirizina mu modoka ya rally. Amasomo yibanze yari nka yahe icyo gihe? Cyane ko wari usanzwe utwara imodoka. Nibyo. Umuntu usanzwe atwara imodoka agira ngo umukino wa rally no kujya ukicara kuri vola ugatwara ukiruka. Ariko iyo ugezemo nibwo usanga ko bitandukanye cyane. Amasomo yibanze ari byo bita defensive driving. Nimba hari amakona anyerera, ubyifata mute, ni ryari ufata feri, ni ryari utagomba kwifata. Ni gute utwara mu muhanda w'itaka imvura yaguye, ni gute utwara mu muhanda unyerera wowe wita lateritano. Ese ubundi imodoka kubise nka dodani mujye mubibona ikazamuka ikajya mu kirere, ni icyo ukwiye gukora nk'umupilote kugira ngo aho iri bwike, aho iri ugarukire ku itaka hasi utaza kubiranduka. N'utuntu nk'utwo
ese ubundi uri kwirukanka ukaba wahura n'imbwa cyangwa ihene yambuka umuhanda ukwiye kubyifata mute. Ibyo rero ni ibintu ugenda wiga gahoro gahoro ariko ugasanga ni ubumenyi bushya ku bashoferi basanzwe batwara. So Abdul Dubai rero yamfashije cyane. Icyo gihe yantije imodoka y'ubwoko bwa Celica ikurura imbere ibyo twita door motrice. Ni naho navuga yuko natangiye kwiyumvamo noneho ko umukino wa rally nyirizina none nawukora. Nyuma haje kuzamo amashuri bisaba ko mbanza gutuza gato nkiga nkarangiza, ndangije hazamo gutangira akazi. Nari mushya mu kazi, nagomba kubanza kwimenyereza umurimo, bimfata nk'indi myaka 3. Mu 2017 naragarutse rero mu gihugu nkora, nibwo club ya Huye Rally Team yanyegereye insaba yuko natangira gukina umukino wa rally. Bananiza imodoka icyo gihe bari bakizana. Ariko wenda tutaragera aho ngaho, ababyeyi bawe babyakiriye bate? Kuko gusiganwa ku modoka ni ikintu gikomeye cyane. Babona utangiye kwinjira mu cyo gusiganwa, ubitekereza babyakiriye bate? Ni ikibazo cyiza kinakomeye mbajije. Urumva ababyeyi ntago babyakiriye neza, ndabivuga uko biri. Mereye kuri datumbyara papa, we ntabwo akunda speed nubwo yirukanka ariko ntabwo yakundaga ibintu byo kujya muri rally. So ntabwo yigeze abimbuza ariko nta nubwo yigeze anshigikira ngitangira, kuko yumvaga ari ibintu biri muri risk bishobora kuzangiraho ingaruka zitari nziza ndamutse nkoze impanuka cyangwa se mu n'ikindi kibazo. Ngira ngo niyo mpamvu nyamukuru, ariko nanone ntabwo yigeze anca intege, nabamubeshye. Yari afite impungenge za kibyeyi. Na mama ndetse ari nawe wanyeretse rally bwa mbere wakundaga no kujya kuyizireba, nawe ntabwo yanshigikiye ndetse iteka kansaba yuko nabivamo, kuko yabonaga yuko nubwo rwose ndokotse akuye umunsi ariko wenda ubutaha ninkina wenda ashobora kuzaba ari ikibazo. Na n'uyu munsi we aracyabinsaba, aranshigikira ariko akagira impungenge nyinshi cyane. So kubajyana na famiye, umubyeyi babyara mama yigeze ayikinaho cyangwa byari ugukunda uwo mukino gusa? Byari ugukunda uwo mukino gusa. Byari ugukunda uwo mukino gusa, kimwe nk'uko yatujyanaga mu mupira w'amaguru cyangwa n'indi mipira, basketball na tennis. So byari sport, ariko akagira ngo turebe icyo kintu gishya cyari kije mu mujyi wa Butare nyuma y'imyaka myinshi. Azi neza ko tutigeze tubirebaho, ku byago bye cyangwa se ku mahirwe yanjye mbikundiraho nza no kuzabikora. Yego. Hanyuma uza kwinjira noneho muri federasiyo? Ninjira muri federasiyo ya motorsport mu Rwanda. Bansaba ko nkina icyo gihe muri kategori y'abatangizi. Bananiza rwose amikoro ko ari n'umukino unahenze, tunabyifatamo neza kuko mu 2017 nibwo nakinnye rally bwa mbere mu Rwanda nsiganwa nyirizina. Twatangiye turi abantu 13, ndangiza ndi wa 6 imbere y'amamodoka ndetse amwe namwe yarakomeye no kurusha iyo nari ntwaye. Icyo gihe rero byabaye nka boost, byabaye nk'ibintera imbaraga zo gukomerezaho. Twarakomeje rero, bigeze nka mu 2019 haza icyorezo cya covid. Dusa nkaho imikino n'amasiganwa bihagaze gatoya, ariko byamaye n'amahirwe yo kwisuganya no gushobora no kureshya abashoramari muri uyu mukino. Nza no kongera kugura indi modoka noneho yanjye bwite yisumbuyeho gatoya kuyo nari mfite, kuko yo yari ifite turbo muri rally ni iragufasha cyane, gufasha kwirukanka cyane no kuba mo competitive. Ukuvuze ko waje kwigurira iyawe bwite, mbere wari ugifite iya wa muhinde cyangwa n'umuntu fulani wari waguteje? Mbere nakoreshaga imodoka ya Huye Rally Team. Ni club ibarizwa muri federasiyo, ariko n'ubundi maze no kugura iyanjye nakomeje ndi umunyamuryango wa Huye Rally Team. Turasiganwa. Iyo modoka navuga yuko ariyo yamfashije noneho kwiga byinshi byisumbyeho,
ni nayo nakozeho impanuka yanjye ya mbere muri rally muri rally ya Mushya. Feri yaracitse sinabimenya kubera gushyuha, nza kugera ahantu byasaba ko mbanza kugabanya umuvuduko kugira ngo nyure mu ikona, so nkozeho numva yabaye amazi nkuko bakunda kubivuga, so nagomba gutekereza vuba kugira ngo ndebe icyo nakora, ko n'imbere yanjye hari abafana kugira ngo ntagire uwo ngonga cyangwa se uwo nkomeretsa. Kuri iyo mpanuka yawe bwa mbere wumvise amarangamutima yawe ameze ate? Amarangamutima uyumva nyuma, kuko ni ibintu biba vuba cyane, biba vuba cyane, biba bisaba ko ufata decision vuba byihuse, amarangamutima yashize ku ruhande. Ahubwo nyuma numvise mbabaye cyane, nababajwe nuko ntarangije isiganwa, kandi ryari isiganwa ubundi nashoboraga wenda no kugira umwanya mwiza cyane. Nababajwe nuko imodoka yarangiritse, nanjye icyo gihe nagize imvune mu kuboko, ariko byari isomo, rari nuko imera. Iyo modoka rero impamvu nari nyizanye nuko ifite igisobanuro mu rugendo rwanjye rwa rally. Yari imodoka ubu bavuga kuri muri medium, muzo hagati muzirukanka cyane, byatumye rero nshaka kurushaho kwiruka. Nyuma y'iyo mpanuka nayikinishije nka kabiri, iza kugira utubazo twa moteri, bintera akanyabuga ko gushaka indi yisumbyeho. Nza kugira imana, nza guhura n'uwitwa Jules tumwita umusaza wakinnye hari mu myaka yo hambere, ariko wari ufite umushinga wo gutangiza club yitwa Karisimbi. Aza kunyegera, icyo gihe amaze kugura imodoka rwose iri muri kategori navuga ya mbere muzo dufite mu Rwanda, ariko akeneye umuntu yizeye wayikoresha, ariko bazanafatanya mu kuzamura iyo club. Jules rero angira icyizere, imodoka njya muri Karisimbi mbere vice president, ariko nkanayibera n'umupilote. Mu mwaka wacu wa mbere rero twabashije no kwegukana shampiyona y'u Rwanda tubifashijwemo n'iyo modoka twari tumaze kunguka. Ni imodoka yirukanka Subaru Impreza N12, ifite imbaraga cyane. Navuga yuko n'ubu ngigerageza kuyimenyera no kuyiga kugira ngo mbe nayikoresha ku kigero cya byibura cya 90% cy'ibyo ishobora gukora. Christian, tugarutse nyuma gatoya, watubwiye ko wakoze impanuka bwa mbere ugira imvune mu kuboko, icyo gihe wari wakagize umuryango, wabyakiriye ute? Nari mfite umugore wanjye nkunda cyane, n'umwana wacu yari agifite umwaka umwe. Urumva ko bitari byoroshye gutaha mu rugo, no gutaha usa nk'uwabiciye amazi, utagaragaza ububabare ufite cyane kugira ngo ubutaha bazakwemerera gusubiramo. Urumva ko batabyakiriye neza cyane ko twakundanye azi ko nkunda rally, ariko naramwemereye yuko nidushakana nzagerageza kubivamo. Ntago byankundiye kubivamo, ubwo urumva ko hajemo ibiganiro byo kumvikana icyakorwa, ariko aza kunyemerera ko nakomeza, ariko akansaba yuko nazitonda. Icyo gihe urabyemera, ariko uzi ko iyo wageze muri iyo modoka nyine kwitonda sinzi ko ari ibishoboka cyane, ariko uragerageza nawe ugashyira mu gaciro, ntukore ibyo utizeye ko ushobora gukora neza, ukagerageza gukora ibijyanye n'imbaraga zawe. Christian, mu mashuri yawe nakurikiranye nsanga warize ibijyanye n'ubumenyi ku butabire, biochimie niba nibeshye. Nyuma wabivuzeho ko wagiye kwiga muri Kenya, ugiye muri Kenya ujya kwiga ibijyanye na politiki. Ibyo bintu no kuza ugakina isiganwa ry'imodoka ubihuza gute? Ni ikibazo cyiza. Iby'imodoka ni siporo udakora buri munsi. Gusiganwa tubikora byibura inshuro 5 cyangwa 6 mu mwaka dusiganwa, ariko bivuze yuko hari izindi nshuro umuntu aba yitegura amenyera n'imodoka ye, ibyo bita communication n'imodoka. Nibyo koko ntago byoroshye kubivanga n'akazi cyane, ni ibintu bitoroshye, ariko nkizera yuko
ubundi byose ni discipline. Ni discipline no kugira gahunda ukamenya kwipanga. Waba wagize akanya udasabwa gukora byinshi, ushobora kwihisa imwe cyangwa amasaha abiri ukanyaruka ukajya kwitoza, hanyuma bikakwemera no kugira ibindi ukora. Ikindi cyo nakubwira nuko rally ubwayo nk'umukino ni umukino ugutoza discipline no kwita ku bintu, kuko utagize kwita ku bintu wagira n'impanuka cyangwa bikakuviramo ibindi bibazo bikomeye cyane by'ubuzima. So nabyo navuga ko byamfashije no mu kazi, ahubwo ni ibyuzuzanya. Rally ni umukino usaba attention to details, umukino nimba waraje kubona ujya ubona ziriya karine dukoresha ibyo bita timing card. Ni ibintu bisaba kugendera ku masaha, buri munota urabara. Bivuze ko bigufasha biramfasha no mu kazi no muri gahunda mpanga rwose. Ndi umuntu uri allergique ku muntu nimba duhanye gahunda ya saa sita ubwo hagere saa 5:55. So nabyo navuga ko ari izindi nyigisho cyangwa ikindi kiza nakuye muri uyu mukino. Iyo utwara imodoka mu buzima busanzwe ntufata umuvuduko abantu bakagira impungenge cyangwa bakakwandikira za Sofia? Kamere ko iyo cyanyuma ngira ngo n'unguhaye tin cyangwa se na plaque wasanga baranyandikiye nk'umwaka cyangwa imyaka 2 ishize. Ntabwo ari agakosa wenda kancitse. So ntabwo mbona tickets. Kwiruka byo ngira tendancy yo kwiruka nibyo, ariko nanone mba ngomba kubaha amategeko y'umuhanda. Ibyo bita road safety measures. Cyakoze cyo ibanga wenda nakwibira nuko mu mihanda y'icyaro idatuwe cyane hari ubwo mboneraho nanjye nkagerageza kugira ngo ko mbifata nk'umwitozo nabyo. Iyo mbona nta baturage bahari ku buryo babatera umukungugu wabangamire. Mu Rwanda tugira n'amahirwe imihanda yo mu cyaro iri mu dushyamba, icyo gihe rwose ndakandagira. Iyo ugiye gukina tuvuge uri muri shampiyona, iyo ugarutse mu kazi donc bakwakira gute? Mu kazi navuga yuko mbanze mbashimire, kuko kuva natangira n'umukozi nkorera baranshigikiye cyane ku buryo bigira naho niyo nigiye ndi gukina mba numva ari undi mutwaro mfite, kuko mba numva ntashaka gusebya ikigo nkorera nabo nkorera, ndetse hirya yabyo mba numva ari nk'umuryango, n'umuryango famille, ku buryo iyo nsinze barabyishimira, nagira n'ibibazo ugasanga nabo birababaje. So nagize encouragement zabo, baranshigikiye bihagije, na n'ubu bakinshigikiye kandi ndabashimiye. Papa niba akiriho none wasigaye kwakira gute? Aracyariho, mfite amahirwe ko akiriho kandi aracyakomeye. Amaze kubimenyera, nizera ko atari nk'akaka bikamenyerwa, ariko arabimenyereye kandi ngira ngo ubushize nsindahuye, noneho yanyemereye ko ubutaha ninjya gukina nzamumenyesha hakiri kare kugira ngo nawe azaze mu bafana banjye. Ubwo ndabitegereje. Hari amarushanwa ajya kunda kuba mu Kezeza cyangwa mu Kibuga Claude Gakwaya. Iri rushanwa rye ejo bundi witwaye neza, uraritsinda. Wabyakiriye ute? Noneho nabijyanirane no kuba umwaka ushize warabaye champion donc mu Rwanda. Nabyakiriye neza cyane. Mu by'ukuri kuri nge byari bifite n'igisobanuro kirenze icyo gutsinda no kuba mbere gusa, kuko nkuko nabikubwiye kare, menya rally bwa mbere mu mateka yanjye, mu buzima bwanjye nabimenyeye mu karere ka Huye. Njya no gukina bwa mbere, ndetse yari rally ya Huye, njya gusiganwa bwa mbere. Donc gusubira Huye ejo bundi noneho nkaryegukana, urumva ko byari bifite ubusobanuro buremereye kuri nge nk'umuntu, ariko noneho kuri nge na rally n'amateka yanjye yo gusiganwa ku modoka. None niho hambere wagiye kurebera? Niho hambere narebeye, niho hambere nakiniye, nahatsindira. Kandi gutsindira iriya rally buriya ni ibintu biremereye. Iriya rally iri muri rally zikomeye cyane tugira muri iki gihugu, nyuma ya mountain rwose ikomeye muri challenge mu gukomera
ni Huye. ikomera gute? Icya mbere cyo ni ibirometero byinshi, gusiganwa ibirometero hafi 300 mu minsi 2, urumva yuko bisaba imbaraga nyinshi cyane, bisaba kuba wariteguye mu mutwe ariko waraniteguye mu buryo bw'umubiri, byo bita physically. Iranakomera mu buryo bwa logistique, mu byo isaba. Urumva nimba ari yo fuel, yo karibira dukoresha mu modoka, ariko ntabwo dukoresha essence isanzwe, dukoresha aviation gas, irahenze. So kwikinisha iminsi 2 ni ibintu biba biremereye. Hanyuma na risk uko kinarari nyinshi ibirometero byinshi, nako risk bure ziba ziyongera. Reka nguhe urugero rworoshye. Rari ya Huye niyo rari yonyine tugira mu Rwanda igira ibirometero 40 utararuhuka usiganwa. Ni nko kuva hano ukagera i Muhanga kuri iriya speed wanditse 200 ku isaha, 180, ushaka kwibwira nawe imbaraga bisaba, yaba mu maso yaba mu mubiri, urwana n'iyo modoka. Ujya n'umutwe, ujya kurangiza iyo special nka etape, iyo stage wananiwe bihagije. Kandi iyo tuyikora bwa mbere tudufite n'izindi 6 turi bukore muri uwo munsi. Kilometero 200 ku isaha urazandika? Yego, 200 urayandika, 180. So muhanda wikari bigikora hasi, ibigikora hasi. Ariko ihuye na Dodan urumva ko niho handi mubona twasimbutse. Ndaza kukwereka amafoto amwe namwe, cyangwa wagera mu ikona ukabona imodoka iranyerere, ariko waba byiteguye ko ubona igipimo uriho. Ni nacyo uriya ubu kwicara iruhande abashinzwe gukubira umuhanda, nicyo kwitega bijyanye n'umuvuduko muriho. So rari ya Huye rero niyo mpamvu ivunana, ni ibirometero byinshi mukina mu minsi 2, bisaba imbaraga, bisaba logistique, n'imodoka ishobora kwangirika ugasanga bikuviremo ibindi bibazo byinshi. Hanyuma Christian, tubwire, urumva watwaye shampiyona y'u Rwanda, ejo bundi watwaye donc yo kwizihiza Gakwaya nk'umwe mu batangiranye na rino rushanwa mu 1986 na 4 gutyo. Wowe icyerekezo cyawe ni ikihe? Icyerekezo ku bwanjye nifuza kuba nakina shampiyona ya Afrika y'amasiganwa ku modoka, ibyo bita Africa Rally Championship. Ndetse nkaba nifuza kuba nazahagarara igihugu cyanjye nk'u Rwanda muri ayo marushanwa, cyane ko u Rwanda mu myaka yashize umuntu umwe gusa, Giancarlo Davite, niwe wakomeje guhagarara igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga. So byaba byiza rero natwe twunze murye tukagira ikirenge cyacu muke, natwe tukitabira ayo marushanwa nk'abanyarwanda, kugira ngo niyo marketing ko gucuruza igihugu cyacu kikamenyekana, abantu bakaba banagisura bihereye kuri ibyo, birakenewe. So iyo ni inzozi mfite kandi nifuza rwose kuzageraho mbere yuko nsaza ngifite imbaraga zo kuba nakomeza guhatana muri aya marushanwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mwari mukomeje kuri shampiyona twatsindiye umwaka ushize. Uyu mwaka ntabwo twifuje gukora shampiyona yose, kuko ku mpamvu z'akazi nk'uko twigeze no kubivugaho, hari amarushanwa yagiye agongana n'indi mirimo kandi nkwiye kwitaho mbere yo kujya gukina. Byatumye rero ntakora shampiyona. So mfite inzozi z'uko umwaka utaha ngomba kugira kwitabira rally zose za shampiyona zigize rally zo mu Rwanda, kandi intumbero yanjye akaba ari uko nakongera kuryegukana. Tugana ku musozo, mu mukino cyangwa mu isiganwa hari ibyiza uhuriramo nabyo, hari n'imbogamizi uhuriramo nazo. Ibyo byose waba warahuye nabyo, hari abageze ukavuga uti irushanwa ngiye kurihagarika? Ni kenshi ugira iyo gutekereza ko wabivamo, kuko biravuna cyane nk'izo rally nini cyane nka Mountain Gorilla cyangwa yahuye zira rifata iminsi 2-3. Ni rally zisaba mikoro, kandi koko nta banga ririmo, nta mikoro menshi tuba dufite.
yo gushira mu gusiganwa kw'imodoka. Ni imbogamizi rero ikomeye kuko mu myaka nk'itatu tumaze dukinisha iyo modoka nababwiraga, ni imodoka isaba amikoro ahambaye, ni imodoka inywa aviation gas, ni imodoka ikoresha amortisseurs zihambaye. Ubwo abadukurikiye aviation gas bumve ko tuyite essence itwara indege yes, avgaz. Kandi twe dukoresha avgaz y'100%. Irahenze rero. Ihenze gute? Icyambere cyo ntabwo igura kuri litiro, igura ingunguru ya litiro 200. Ingunguru igera kuri 1,300,000 iyo byahendutse. Byumvikana rero ko iyo utabonye umuterankunga ugufasha, abo twita sponsors, kugira ngo nabo ubamamaze, niho usanga bamwe tutakinnye kuko byahenze cyane. Amortisseur nayo ni amortisseur za sport. Amortisseur imwe yacu dukoresha izana n'imodoka imwe yonyine bigura $3,000 imwe. Ufite nye, urumva rero ukina witwararika kuko ubuzi yuko nugira icyo umena eda ntabwo uri bukomeze gukina, kandi wenda amahirwe menshi nuko nizikurikira utazazikina kuko nta garanti ufite yuko mu gihe gito gishoboye kuzaba wabashije kuyabona no gutunganya imodoka. So kubera izo mbogamizi rero usanga tubijyamo gahoro, ndetse rimwe na rimwe tugatekereza kuba twabivamo. Nkurikije uko byumva bihanganira ijwi ryanjye, umuntu ntiyatinya kuvuga ko muri abakire. Oya, ntabwo turi abakire. Hera kuri njye ntabwo ndi umukire. Ntabwo turi abakene, ariko ntabwo turi abakire. Kandi buriye ubukire n'ubukene njye numva ko ni mu mutima, ni mu mutwe, ni mu mutima. Iyo washatse ikintu ukagishiramo imbaraga wakigeraho, kandi iyo wacitse imbaraga ukagamburuzwa n'ibije byose ntacyo ugeraho. Nemera rero ko ubukire bwa mbere cyangwa ubukene bwa mbere ari mu mutwe no mu mutima. Kandi nk'uko wabimbajije, amasomo maze kubona muri rally mu gihe nyimazemo nuko nta kidashoboka, ariko bisaba imbaraga nyinshi n'igihe. Nk'abaterankunga bacu bose tumaranye igihe, ari za petrol stations zidufasha muri zo avgaz twavugaga, ari abagiye badufasha, abafite inganda zitandukanye bagiye badufasha tukabamamariza, natwe bakadufasha muri logistique ya rally. So byatwetse yuko iyo uzi icyo ushaka ukamenya neza uko ubi packaginga kaniri iryo jambo, uko ipfundikanya kugira ngo bicuruze, hari ubwo bigukundira ukagera kuri za nzozi zawe. Ariko iyo ucitse imbaraga rwose ugapfana inzozi gusa, nta ntambwe wateye kugira ngo ugerageze no kubigeraho, upfa ari inzozi nyine. Nazo ndetse zigapfa kuko zitagezweho. Iyo mutwara imodoka hari ibiribwa byihariye muba mugomba kurya nk'abantu musanzwe mukino? Yego, ngira ngo abanzi imbere mu myaka ishize nk'itanu n'ubu ngira ngo urabona ko nataye nk'ibiro nka 15. Uko mbibona? Ni umukino usaba imbaraga. Kugira ngo ugire izo mbaraga rero bisaba ko ukora siporo nyinshi, ndetse bigasaba yuko unareba ibyo urya. Ifu kurya imboga nyinshi, ukagabanya ibinure, ibiryo birimo ibinure byinshi, hanyuma ukagerageza no kugabanya inzoga, kuko ngira ngo nta nubwo bakwemerera gukora uwo mukino bagusanzemo alcohol. Abari ubushize mwabonye ko badukoreye alcohol test inshuro nyinshi cyane, no kugira ngo bamekinge sure yuko ugiye muri ya modoka ubwenge buri ku gihe. So nta kindi gihambaye, ngira ngo ni nabyo abantu bakwiye kuba bakora mu buzima busanzwe, kwiyitaho, tugakora imyitozo ngororamubiri, tukareba ibyo turya, tukarya ibifitiye umubiri akamaro, hanyuma tukareba n'ibiro byacu kugira ngo tube fit. Christian, tugana ku musozo nagiye mbigarukaho kenshi, ariko ubundi inzego zishinzwe siporo hano mu Rwanda zumva uwo mukino? Inzego zishinzwe siporo mu Rwanda zirawumva, kandi imyumvire yabo ikomeje gutera imbere, bivuga ko ari urugendo.
hari uko babyumva uyu munsi tubona rwose bifite n'uburemere, ndetse rimwe na rimwe nkakeka yuko banabyumva no kurusha abawukora abakora uyu mukino, kuko ubuyobozi bwacu bireba kure cyane. Ngira ngo mwumvishe imishinga dufite nk'igihugu, imishinga igihugu gifite cya Formula 1, umushinga igihugu gifite muri MotoGP, moto zisiganwa. Ibyo byose rero buriya bikoreka yuko igihugu cyumva neza aho dukwiye kuba tugana, ahubwo bikaba bikwiye kutubwira twebwe dukora uyu mukino, gutekereza uburyo twakora n'uburyo twakoresha kugira ngo ibyo dukora mu gukina kwacu kurushaho gutera imbere, kurushaho gukurura abashoramari muri uyu mukino. Kuko hari ukuba leta ibyumva inabishigikiye, ariko hari no kuba natwe dukwiye gushiramo akacu kugira ngo abaterankunga batugane ari benshi, noneho duteze imbere uyu mukino, tunawukore ku rwego rwose ruri professional. Christian, reka tubashimire. Ninjye ubashimiye ku mwanya wanyu. Murakoze. Murakoze cyane.